no muri ibyo bihugu tukomokamo usanga abo dufitanye ibibazo. Dufate intambwe rero turenge abo turi bo, tuganire. Umurundi akubwira ati dore impamvu twe tubanga, umunyarwanda akubwira ati dore impamvu umukongomani, turebe tuti twe twakora iki nk'urubyiruko, ariko dufate ingamba ya mbere mu kugira iki, mu kugira ngo dushyigikire aya mahoro, ko twese turayanyotewe pe. Ngewe sinzi umuntu uzashimishwa kuri runo rubuga cyangwa urubyiruko wumva ko Perezida Kagame agomba guhura na Tshisekedi bagakubitanya iki inkonji, bagahangana, bagatukana nk'uko bajya oya, ibi bintu birageze. Mujya mubibona Perezida Tshisekedi ibyo yagiye agira, mujya mubibona Perezida Nkurunziza amagambo yagiye avuga. Birageze ko aba bayobozi twabashyigikira nk'urubyiruko muri iyo ntamba, muri iyo bari kuvuga ngo reka duhure iki. Ngewe niba ashake bajye mu kihe gihugu, ariko amahoro azatahe, kuko abakongomani bari kuhapfira ni benshi cyane, abarundi bahagwa, abanyarwanda bahagwa ni benshi. Igihe kirageze ko dushyira amahoro imbere, na ubundi Afurika iranyotewe n'ayo mahoro. Narayimfashe uwo mwanya kugira nanjye ngaragaza ibitekerezo no kugira ntange umucyo kuri izi nama ziri kubera Washington. Ubwo murigize navuga ngo reka mbasubize n'abandi nabo bagire icyo bagira. Murakoze. Ego Dr. Ismail Buchanan urakoze, reka mushimire, uduhaye navuga nka introduction nziza unadukosoramo. Hari ikintu uvuze nkunze ngira ngo ukitubwireho, uravuze ati muri ibi byose kuko n'iki natwe twaze twibaza bigenda gute kugira ngo twisange twageze iriya. Uravuze ati twananiwe kubera inda nini, amacakubiri, iki kintu cy'amoko y'uko ubwoko bumwe bw'undi nibwo bukomeye kurusha ubw'undi. Uravuga ati ariko nyuma y'ibi byose nimatse ibihugu n'ubundi bibiri inyuma. Dr. Ismail Buchanan unakomeje kuri icyo kintu uvuga yuko ngo aba banyapolitike bacu igihe kigeze nk'urubyiruko kugira ngo ntitugwe ku mutego w'abanyapolitike, ahubwo abarundi twicarane n'abakongomani n'abanyarwanda ati se weho dupfikiye, weho unyangira iki, nihe birimo birapfira. Ariko iyo urebye nk'urugero ahantu tansiyo ya bino bihugu igeze, cyangwa se tansiyo y'ibihugu navuga u Rwanda, Burundi na Kongo, ni politiki ureba hagati mu bihugu ukabona ibihugu bisa nk'ibihanganye. Abaturage baratuka umuperezida w'ikindi gihugu, abandi baratuka uw'ikindi. Ngira ngo twagiye tubibona izo mvugo. Yego, muzungu wamyutinze, twagiye tubibona ku ruhande rw'u Burundi, ku ruhande rw'u Rwanda, ku ruhande rwa Kongo. Ese ubona hari intambwe koko muri ihari navuga muri politike cyangwa se muri diplomasi z'ibihugu byacu kugira ngo byibuza uwo mwuka mbere na mbere twahera ku kibazo cy'amoko, kuko ni ikibazo buri wese asigaye abona cyazamutse kurenza uko twese twabitekerezaga. No kuri iyo nda nini buri wese arimo arashinja yuko undi ari mu gihugu cy'undi kugira ngo azamwibe amabuye y'agaciro, ati undi ibyubatse igihugu cy'undi, ati n'ubundi ni ibirimo birava mu gihugu cyanjye. Ese intambwe urimo urabona ya bano banyapolitike bari kujya gusinya hanze, kandi mu bihugu byabo n'ubundi tansiyo tukibibona, abenegihugu turirwa dutukana, se twari twabona umurongo w'ibihugu migari kugira ngo abenegihugu babashe kuba bahuza, ubundi ibyo bintu birashoboka cyangwa se ibyo bintu birahari? Urakoze, n'abandi baraza guhita bakurikiza bakubaza ibibazo. Urakoze rwose, n'ikibazo cyiza wibaje kandi ikibazo tugomba kwibaza nk'urubyiruko, noneho tugahana ibitekerezo. Icya mbere cyo reka ngusubize ku rwego rw'urubyiruko. Gutukana byo rwose modereto urabizi neza ko ni ya mico tugomba gukora iki. Ntabwo kuba turi mu bibazo by'intambara, ntabwo turi ku bibazo byo kutumvikana bigomba kuvuga ngo njye nawe duhangane. Ntabwo kuba abapolitisiye bamwe bakurikira inzira zabo bigomba kuvuga ngo njye nawe tuba abanzi. Reka nkwereke kandi ko nababasabaga nk'urubyiruko, nimutangire muve muri space y'abanyarwanda. Niba tumaze kumenya amateka ya Washington na Doha, niba tumaze kumenya, noneho tuhamagara abarundi baze urubyiruko, duhangane mu byiza byo kubaka igihugu. Muhagana muri kuba ibyo mvuga, duhangane mu kuvuga ngo kuki ibi biba muhari, kuki biba duhari. Ese dore nk'ubu turi abanyarwanda hano, wenda tuvuge dufite n'abanyamahanga, ni ryari dutekereza kuri space yo kuvuga ngo abakongomani nibaze tubwiye. Njya kuri space z'abanyakongomani rimwe na rimwe tukavugana, tugatangira duhangana, ariko wajya kugera ku munota wa nyuma bakavuga ati birashoboka, hari igihe twaba dupfa ubusa. Ariko urumva ni amahirwe ko tuba twaganiriye. Ariko ahandi tugomba gukora iki? Iba ari imvururu, iba ari intambara, iba ari guhangana. Aho rero, ubwo rero dutekereze ni gute twakora ku buryo abakongomani tubibaza. Ese ubundi dupfiki? Mbwira nkanjye nka Ismail Mpfiki n'umukongomani wibereye i Kinshasa, wibereye uretse kuba avuga igihugu cyanjye nabi, uretse kuba akivuga kuri social media kubera ko iyo aruzwa ari n'igihe akivuga akagituka kandi nta n'icyazi. Ese ubundi ugituka njyewe muze twahuriye ahangaha kuki none duhure kuri social? Nta mureka akavuga agatuka kisanzura nkamwihorera, narangiza nkambya ntiwarangije, tukagirana ikiganiro nkambya nti dore ngewe ko mbyumva nawe. Twagiye tubikora, hari abantu twaganiriye kandi ukabona ko hari igihe imyumvire
tugwa inyuma y'abapolitisiye bamwe na bamwe. Icyo wari uvuze rero, nizera neza ko iyo ni kimwe mu muti byatuma tuvuga abarundi n'abakongomani tukaganira. So social media rero yazanye ikintu cy'ipaziya gishobora gutuma umuntu umutuka cyangwa ugenda ukamugera, ariko discipline yo gutukana burya ntabwo ariyo. Kandi kudahuza mu bitekerezo ntibivuga ngo duhangane, oya. Kutavuga rumwe ntibivuga ngo dukore iki, ngo utuke, nkwandaguze, ngo ushyire ku karubanda. Ahubwo hari ubundi buryo nshobora gukora, byananirana ukigendera, kubera ko si ngombwa ngo wakire ibitekerezo byanjye ngushyizeho imbaraga. Ushobora kubyakira cyangwa ukabyihorera, ariko tugiye mu biganiro intellectual nka gutya hari icyo byakosoraho. Icyo rero bavugaga aha, hari ipfundo rikomeye. Reka nguhe urugero, umwuka mubi uravahe. Uzi ko aka kanya uramutse waje Kisekedi yakubwira ko nta kibazo afitanye n'u Rwanda. Ndabibabwira, yarabivuze. Ikibazo yakubwira, arakubwira ati mfitanye ikibazo n'abayobozi, ntabwo mfite ikibazo n'abanyarwanda. Ni gute se wagirana ikibazo n'abayobozi ukibagirwa ko abanyarwanda nabo mushobora kugirana iki kibazo? Ahubwo ibintu by'abapolitisi bamwe na bamwe kugenda batubeshya bagira, nimutangire mu rubyiruko, tugende tuvugana n'abandi, tugende tuganira, none duhere kuri icyo, tubereke ati ni iki kidupfa, ni iki dupfa n'abarundi. Urugero, umwuka urahari. Sinzi ko wumvishe ejo bundi perezida w'u Burundi ibyo yavugaga. Mu by'ukuri nawe yavuze ko nta kibazo afitanye n'abanyarwanda, akavuga ngo impamvu umupaka wafunzwe nuko u Rwanda rwacumbikiye abashakaga gutera, abashaka kuntera, niko yavugaga. Ubwo ni bande yashaka kuvuga? Bamwe bakoraga ku, ariko nawe ntabwiza abarundi n'abanyarwanda ukuri, ngo ababwire ngo baraguteye. Nibyo bakoze amakosa, barahunga, banyura ku butaka nk'igihugu. U Rwanda abo baguteye ntabwo baje ku butaka ngo baze mu Rwanda ngo bose ko ari 600 igihumbi baguteraga babe mu butaka bw'u Rwanda. Baje bahunga nk'impunzi, bagera hano ku butaka u Rwanda icyo rwakoze rwabambura intwaro. Abaguma hano babashyira he? Babashyira kure ya kilometero yawe, ariko babahashyikiriza hasi niba bafite uburenganzira. U Rwanda nta burenganzira bufite bwo gufata abo bantu b'abarundi bakoze bashaka ngo bashyikirize u Burundi. Icya mbere, mu rwego rwa diplomasi mu byumve, buri ibihugu hari igihe bisinyana bikavuga ngo umuntu nakora nabi, nakora icyaha, tujye tukora iki, mujye mubamba. Ayo manani ari hagati y'u Rwanda n'u Burundi ntayahari. Niba rero babona ko bashaka gukiza ibyo, nibasinyana amasezerano, bumvikana, bavuge ngo uzakora icyaha i Burundi, uzakora icyaha mu Rwanda, tuzahite tumutanga, tukirangize kitarajya kure. Ibyo ntibyabayeho kubera bwa kwa kwikunde kw'ibihugu. Ariko noneho u Burundi perezida w'u kavuga ngo impamvu nabagiye kumutera iyo kudeta. Urumva iyo umuntu avuze ngo bari bagiye kunkuraho ku butegetsi, baragiye kunkuraho kudeta, utazi amategeko mpuzamahanga yavuga ngo ngo kuki u Rwanda rubacumbikiye rwabasubije. Ariko nimwibaze, noneho niba rubafata u Burundi nibutababwira ngo tuzakora ibi, bajye muri justice, ejo bakaba babica kandi baramaze kudekarara nk'impunzi hano ku butaka, ibyo bizabazwa abanyarwanda. Aho rero ntibakatubeshya abayobozi bamwe ngo batwereke ko bafite ikibazo kandi bazi neza ko hari ikindi kibazo gihehe kiri ku ruhande. Ikibazo rero akagaragaza ko hari abo bantu bashatse kumutera kudeta, byatumye bitera ikibazo cy'u Rwanda n'u Burundi. Ariko akagaragaza ko ngo u Rwanda rugiye gukora iki, rugiye kubakoresha abo bahunze muri Burundi, bagakora iki, ngo bakazatera, ngo bafatanije n'abariya ziriya mpunzi, bariya abantu batera bavuye muri Kongo batera u Burundi. Ayo makuru umukuru w'igihugu uhagarara akayavuga, gihamya aduha ni ikihe cyagaragaza ko u Rwanda ruri inyuma yabyo, abanyarwanda bari inyuma yabo, abanyarwanda bapfumbikiye abo? Aho niho rero tugomba kujya ducukumbura tukavuga ngo ukuri kurihe, fact zirihe, akazigaragaza. Bityo rero nkatwe nk'urubyiruko tukabigana tukareba ikibazo kiri Kongo. Mu by'ukuri mumbwire, tubyizanye ukuri, Kongo ikibazo ifitanye n'u Rwanda ni ikihe? Se waruvuze ku mabuye y'agaciro, abakongomani ntiru bavuga ngo u Rwanda ngo rusahura amabuye, ngo amabuye niyo atuma haba icyo kibazo, ngo none basahura ngo no gapfa abantu, ngo tumvikane koko. Reka tuvuge ko ikindi bakavuga ko ari ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo. Mu by'ukuri aba bayobozi rimwe na rimwe hari igihe bakereye ibibazo mu rwego kugira ngo ibibazo aho inzovu zirwaniye ubunyatsi nibwo bukora iki, nibwo bababarira. Aho abayobozi barwanira rero ni urubyiruko ruzahagirira ibibazo. Niyo mpamvu rero tugomba gufata iya mbere tugacukumbura ikibazo gihari, tukacyumva neza, tukaganira mu gucukumbura amateka. Murabizi neza ko ikibazo kiri muri Kongo cya mbere kimaze imyaka 40 ni ikibazo cy'ubwoko kititwa ko bamwe batagomba kuba Kongomani, abandi bagomba kwitwa iki,
babitwa ko bakuruturutse ahandi. Icyo kibazo batakigize. Icya kabiri ni imiyoborere mibi iri muri kiriya gihugu, ibyo birazwi. Igisirikare kiri hariya kidafite ubushobozi ariko kandi kinacumbikiye na bamwe mu bashize bakoze jenoside mu Rwanda. U Rwanda niyo ruvuze ruti twe ntituzemera ko mu gihe cya Mobutu ko mwabashyize ku mupaka, ni mubafate mubashyire mu kilometero 200,000 bave ku mupaka. Ibyo u Rwanda ntirwabihakana ntirwabyanga, bakumvikana. Ariko niba babafata bagashyira mu gisirikare cya Congo cya FARDC, bakaza bagashukura ibitero shumu, bakaza bakivanga n'ingabo za FARDC bakatera iki gihugu, muzi neza ibyo basize bakoze hano jenoside yakorewe abatutsi. Murumva mwebwe ibyo bidashobora gutera ikibazo? Niba abakongomani tudashobora kubiganira ngo tubabwire urwo rubyiruko nirwo mvuga, dore ibibazo mwe mufite mudukururira, natwe niba mudushinja ayo mabuye tubereke ngo ayo mabuye muvuga twebwe mu Rwanda Imana yakase umusate ku buryo yagumye muri Kongo ntiyakarendagira mu Rwanda. Niba ari na ngombwa babitwereke, baduhe fagite nk'urubyiruko, tuvuge ngo tugiye gucarenjinga abayobozi, dore ibi n'ibi, dore amafoto yarasohotse, dore tubababaze, twabibaza nk'urubyiruko. Ariko wambwira gute ko umuntu yafashe amafoto agashyiraho ngo esinye, ntagaragaze uwo yafashe ku rugamba, ntagaragaze ibyo yafatiye, ngo kubera ko ngo expert, so-called expert. Rubyiruko twirinde ibi bintu bya so-called expert. Raporo ngo ya UN ngo kubera ko yanditse, ese abanditse Saddam Hussein ajya gupfa ntabwo baravuze ko afite gaze muri Iraq, Gaddafi bajya kumuhitana ntabwo baravuze ko afite bombe atomike ari hafi gutera, ari ushigikiye terrorisme. Ibyo byose ntibyakorewe hariya muri UN Security Council. Twitondere aya macenga yamatse ibihugu, tutagwa mu mutego. Aba noneho iyo bigeze muri bene wacu nk'aba bakongomani n'abarundi bagatangira ari abaturanyi, muzi neza ko twese muzi ko buriya tuva inda imwe. Mwari mubizi ko abakongomani ari bene wacu, mwari muzi ko abarundi ari bene wacu, namwe nimubyibaze. U Rwanda n'umurundi, umurwa n'umurundi, twapfa iki? Tuvuga ururimi rumwe, dufite ni nkaho twonse ibere rimwe. Ariko kubera iki byaba ubyara bari ububyara, baragira ngo abantu isi ivuga ati ni bamwe baraziranye mubareke bahitane. Ariko tujukumbe wasanga nta kibazo. Abakongomani bamwe nose nta Abanyarwanda muzi bavukiye muri Kongo, babaye muri Kongo, bari hano b'Abanyarwanda, abenshi bafite na bene wabo hariya bavukiye hariya. Kuki tupfa iki? Niyo mbereka ngo harimo ikibazo tutitondeye cya politike, ngo ducukumbure nk'urubyiruko twige neza ikihari. Ibi byo kukubwira ngo hari za zahabu ngo cyangwa amadiyama niyo turi u Rwanda rukurwana na Kongo, nyaboneka icyo kibeshyo gitangire gihagarare, ahubwo tuganire, tubwizanye ukuri, turebe ikibazo. Niba atari ikibazo cy'imiyoborere mibi, niba ari ikibazo cy'inda ndende cya ruswa yamunze, tugifatire umwanzuro ariko tudahanganye. Nicyo warumbajije, nicyo nagira ngo nkubwireho. Ariko koko nidukomeza gutyo rubyiruko pe turimo turasubira inyuma. Nka Pan-Africaniste rero ni gute twafata umwanya wo kugira ngo mpatse ibihugu duhangare nayo? Ariko icyo nemeranya namwe, icyo nteze kuri ibi nuko niba bagiye guhura nimureke bazakora ku itariki ya 4, turebe ibivamo, turebe iyo ntambara uyu munsi yazamutse, ese nibashyiraho nibyo bigiye gukiza intambara. Ibyo byo nibatagize volonté politique, icyo nakwita gushyira mu bikorwa politike yabo, ngo basinye ariko banaze ku ivuko babwire FARDC hagarika intambara, M23 dore twagize twiyunge, bazaba babeshya nkuko batubeshye bari i Rwanda, nkuko batubeshye bari Nairobi. Nkumva rero Washington ntabwo nacika intege, ariko kandi ntabwo nayiha 100% ko ari igaruye amahoro. Ubwo mwabuze iki Banyafrika hagati yanyu ngo mugarura amahoro muri ibyo? Nicyo rero urubyiruko tugomba gufata, tugafata iya mbere. Nicyo nakumva nka Pan-Africaniste, nitutangire tugira inama bakuru bacu natwe ubwacu, ariko ntitwago twagira inama twebwe ubwacu tutarumva ikibazo kiri nikibitera ngo tubone guhangana nabo, naho ubundi bagucarenjinga kuko waba ari nkaho bafite aho bageze, wowe ntacyo uragira. Mukomeze ibiganiro rero, duhanahana ibitekerezo, tubwizanye ukuri, tuvazane n'abandi baze tubane, tuganire, tuzabona umuti kandi dushyira hamwe. Ndabibabwira ko Afrika tuzayubaka muri ibyo byose. Murakoze, nizo nama nagiraga n'abandi bakomereza. Urakoze Dr. Ismail Buchanan, reka ngushimire. Hari n'abandi bazamutse bashaka kubaza ibibazo. Waravuze ko hari uri mu kindi kiganiro kuraza kutwanganira ku mwanya, kubera yuko buryo byageze hano amatsiko aba ari menshi. Kubona mukuru wacu ukaba n'umwarimu mukuru muri kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya politike, niba mbivuze neza. Ndagira ngo ngubaze utubazo tubiri twihuse, na niyo mugabo ahita afata umwanya akubaze, kuko nawe yari yazamutse afite ibyo ashaka kukubaza. Anamuzungu nawe
azamuke. Ese Dr Ismail Bukanani, iyo tuvuze u Rwanda tuvuze u Burundi tukavuga Kongo, ese buriya tugasiga u Rwanda twavuga ko u Rwanda rwo ari shyashya muri kino kibazo cyo muri Kongo, by'umwihariko ko tuzi ko tuzi politiki y'akarere, ni nayo wigisha muri kaminuza i Butare ndumva. Ese twavuga ko u Rwanda ari shyashya muri ino dosiye, bino bintu koko rimwe na rimwe ibyo barurega cyangwa se nta shingiro riba rifite, tukavuga yuko Kongo, Burundi nibo basagarariye u Rwanda cyangwa se nibo barubangamira. Ikibazo cya kabiri cyihuse, muri ibyo bintu uri kutubwira ni ibintu byiza cyane, ariko tugira ngo tunahere kuba tubona by'umwihariko duhereye mu Rwanda babifiteho ubushobozi by'umwihariko cyangwa se kuba bagira icyo babikoraho byihuse. Ndibuka bwa mbere nkubona ngewe ubwanjye Ishema Tusena iyo tuvuze u Rwanda tuvuze u Burundi tukavuga Kongo, ese buriya tugasiga u Rwanda twavuga ko u Rwanda rwo ari shyashya muri kino kibazo cyo muri Kongo, by'umwihariko ko tuzi ko tuzi politiki y'akarere, ni nayo wigisha muri kaminuza i Butare ndumva. Ese twavuga ko u Rwanda ari shyashya muri ino dosiye, bino bintu koko rimwe na rimwe ibyo barurega cyangwa se nta shingiro riba rifite, tukavuga yuko Kongo, Burundi nibo basagarariye u Rwanda cyangwa se nibo barubangamira. Ikibazo cya kabiri cyihuse, muri ibyo bintu uri kutubwira ni ibintu byiza cyane, ariko tugira ngo tunahere kuba tubona by'umwihariko duhereye mu Rwanda babifiteho ubushobozi by'umwihariko cyangwa se kuba bagira icyo babikoraho byihuse. Ndibuka bwa mbere nkubona ngewe ubwanjye Ishema Tusena ry'amahanga ndireka Ishema, mubona mu kiganiro bwa mbere nakubonye hari ikiganiro, ni ndumva ari ihuriro rya PAM mu Rwanda, mwari mufite konferanse mwari mwakoze, nkubona ibyo mbona ikiganiro wari uri gutanga, ni naho njye nahereye bwa mbere nk'approachinga haciye igihe kinini. Ese ubwanyu nka PAM by'umwihariko muri kubikoraho iki, kuko si twari twabona uruhare rwa PAM kugira ngo abo Barundi uri kuvuga tubegere, u Rwanda tubegere, by'umwihariko munafashe ububanyi n'amahanga bw'u Rwanda mu bigaragaza nka PAM muhamagara Abarundi, kuko mutekereza ko nkamwe iyo benshi tugiye kureba dusanga bari mu nzego za leta, mu nzego zifata ibyemezo byakoroha, ko nta ruhare rwabo twari twabona. Hari umwe mu bayobozi ba PAM sinshatse kumuvuga, ariko bari bamutumiye umwe mu kiganiro cyo kuri RBA ageze ku kibazo cy'u Rwanda na Kongo, byumvikana nkaho byabaye fanatisme natwe nk'abanyarwanda by'umwihariko cyangwa se nk'abapanafricanisme cyangwa se nka bamwe bari muri PAM, ahubwo agenda avuga yuko ati banadukinishije ati ahubwo ngo twanagira Kinshasa. Kameme nk'izo mvugo natwe kuzivuga urumva harimo korohereza kuba kino kibazo nk'abapanafricaniste cyangwa se nk'abanyarwanda ubwacu cyakemuka. Urakoze n'utwo tubazo tubiri munatubwire no ku ruhare rwa PAM, kandi by'umwihariko tunanabitanga urubyiruko natwe hano ngaha muri no movement n'abandi bose turahari kugira ngo dutange uwo musanzu. Urakoze. Ubwo ndumva ko ibyo biba nyuma y'ibyo bibazo niyo mugabo nawe yatazamuka ukamubaza. Urakoze. Urakoze rwose, kandi umpaye umurongo, ni ibintu byoroshye rwose kubigusubiza. Icya mbere tuve muri fanatisme rwose, rubyiruko muri hano, nk'icyo uvuze, mwirinde kuba mubona platform, mwirinde kuba mubona aho muvugira, ntimukoreshe opportunity, ahubwo bikajya muri propaganda yo gushaka gufana. Buriya umufana rimwe na rimwe hari igihe wibeshya ko ikipe mu Rwanda idashobora kugutsinda. Oya, ariko reka ngusubize. So ibyo wari uvuze rero, wowe yabikora mu marangamutima, twese turatandukanye, ariko rero n'umuntu ushobora gutanga ikiganiro atazi igihugu kirwana n'ikindi, cyangwa atazi tere y'ahandi. Ese u Rwanda rushyashya muri ibi ngibi? Ikibazo mbajije reka nyigusubize. Mu by'ukuri namwe muri kureba ibiri kuri tere cyangwa se ibibazo bihari. Iyo abantu bafitanye konfuri, buriya ntukumva uruhande rumwe ngo ureke urundi. Ni ukuvuga ngo niba u Rwanda rufitanye ibibazo na Kongo, ni uko hari ikibazo. Turumvikana? Icyo cyumvikana ni uko hari ibyo Kongo ishinja u Rwanda, niko hari n'ibyo u Rwanda rushinja Kongo. Aha rero urambaza ngo shyashya ninde, biragenda biti? Mu by'ukuri harimo n'uwigiza nkana, nabyo tujye tubimenya. Iyo abantu babiri bahanganye, harimo n'uwigiza nkana azi aho ikibazo kiri. Aha rero nakubwira, ngusubije nakubwira ngo hari bimwe Kongo, iyo dushyizeho ngo measures cyangwa ingamba, ntabwo twaba turi shyashya twebwe nk'abanyarwanda, ariko ntibyavuga ko twakuraho ingamba mu kugira ngo tureke umwanzi adutere. Impamvu mbikubwira niki? Ese rwaba ari u Rwanda rwaba ruri kwinjira muri Kongo cyangwa rwaba ruri guteza Kongo umutekano muke? Igisubizo ndaguha, nkanjye wambajije ku ruhare rwanjye nk'umunyarwanda kandi nk'umuntu mushakashatsi, nakubwira ngo iyo mbona abatutsi bicwa muri Kongo, abanyamurenge bakicwa,
abanyarwanda na leta yabo bagahaguruka bakavuga ngo ntabwo twasinzira kubera imyaka FDL imaze hariya, aho sinzi kurambaza niba u Rwanda ruri shyashya. Ntabwo rwaba rutari shyashya, ahubwo rurebereye ibibera muri Kongo rugaceceka. Ahubwo iyo biza kuba binashoboka u Rwanda rukarenga ibyo rufite mu kugira iki, mu kugarura amahoro hariya, nari kuvuga ngo tutagize icyo rukora. Ariko kubera sovereignty no kubaha igihugu, u Rwanda nta rindi jambo rwakoresha, nta wundi mwagero uretse guhaguruka nk'igihugu rukaba rwavuga ngo bindi bihugu 193 tubana muri UN nimudufashe, ibibera hariya bigiye kuba genocide. Icyo ntabwo umuntu yakizira, aho tubyumvikana. Ariko intambara imaze kugera hano, icyagira ni igihe hagiye gusinywa amahoro, u Rwanda rukaba rwavuga ngo ntabwo rurakora iki, rurajya mu by'amahoro. Aha kugeza amagingo aya, nkurikije ubumenyi, nkurikije ibyo nagiye mbona, ibyo nagiye nkuriraho, ibyo nagiye ngewe ubwanjye nk'umuntu wabajije, nakubwira ko ingorane nyinshi zagiye, namwe murabizi amateka yabaye mu kino gihugu. Jenoside yakorewe Abatutsi, FDL icumbikiwe hariya. Ni gute FDL yivanga na FRDC? Ni gute FDL yajya hari ikica Abatutsi bo muri Kongo, tukicara tukavuga ngo abantu barambirize? Aho ngewe ntabwo njya muri shyashya cyangwa noti shyashya, ahubwo iyo biza gushoboka hakabona ubushobozi bwo kuvuga ngo intambara yo muri Kongo, uwahaguruka wese akababwira ati nyaboneka amoko mugiye tudore ibyo byatugize, namushyigikira inyuma, namushyigikira. Ntabwo mvuga ko u Rwanda rwagira iki, rwakwicara ngo rugire nk'igihugu cyanjye mvukamo, nk'igihugu nabayemo nzaba amateka. Aho rwose u Rwanda rucecetse nanjye narubaza. Kucyo wavuze rero cyo kuvuga ngo ni shyashya cyangwa se ibibazo biri muri Kongo, hari ibyo abakongomani bavuga ngo ati kuki u Rwanda bugereje, reka tujye mu mabuye y'agaciro. Koko reka twumvikane, leta tubamo turayizi, igihugu tubamo turakizi. Niba igihugu kiramutse kigiranye amasezerano na Kongo, bakumvikana imikorere n'imikoranire yo kuvuga ngo twebwe u Rwanda amabuye niba muyafite murabikizeho, ariko nimuyazana turagirana amasezerano, noneho mu kugurisha amabuye mpuzamahanga babahanga mu byo mabuye barababwira, twebwe mu kuyagurisha ko nta bushobozi mufite, twe tuzajya tukorana ku buryo uburyo ajya ku isoko muho mugurisha, turashyiraho ibimenyetso, nimurangiza mukora iki, mutwishyure kuri ibyo. Niba u Rwanda rufite ubwo bushobozi rwo gufasha Kongo mu bibyo idafite, kuki twumva ko twakiza u Rwanda ko ibyo Kongo ivuga byo kwiba amabuye ariko kuri Kongo ifite? Reka tuvuge ko wenda bavuga dufite gihamya, nibagaragaze ahagaragara, bitavuga ngo bigiye kujya mu masasu. Harabura iki kugira ngo bicare na guverinoma y'u Rwanda bashinja, bicare nk'abanyarwanda n'abakongomani bavuga dore ibibazo tubagira, dore ibibazo mufite, bicare babiganire. Ahubwo byarenze, bitwaza ayo mabuye, ariko ibibazo nyamukuru, hari ikibazo kiri muri Kongo kigomba kugendana nuko leta yaho imeze, nuko abaturage babayeho, n'uburyo icyo nita mauvaise gouvernance cyangwa bad governance iri hariya. Aha rero nakubwira ngo u Rwanda niba ruhagaze rukagaragaza ibi, umunsi Kongo ikagaragaza ibi, habuze iki ibyo biganiro no kwicara nk'abavandimwe nkuko nababwiye tuvana hamwe. Muri ibyo ndajya hagati nk'umunyarwanda n'umukongomani, nk'umupanafricanisme, mbabwire ngo bayobozi nimugerageze mukemure